ntuvuge ariko ndakuzi we tumaze kumenyana buriya mu gihe tumaranye ngo ibintu tuvuze byose turabikorera inyandiko tugirana amasezerano bijye mu nyandiko byandikwe mubyibikire byanditse ku buryo isaha ku isaha tazanenguha ahubwo nusohoka uhita ugendera urupapuro n'ikaramu ngusange kuri saramanje ubinyandikire si byo se nibyo wifuza byonyine nta bindi nibyo nubinkorera nanjye sinzakuvamo pe ndongera nkingure kure dore ryari rigeze rizamuka ariko nizeye ko muri iyo nyandiko turi bugirane nawe hari ibyo uri bwandikemo ukanasinyira ukansezeranya ko nyine nawe iryo banga utazigera bishyira hanze ariko sibyo ko ari byo nagusabye nkaba none se ubundi igihe gishize ntabivuga uyu munsi nibwo nzaba ngiye kubivuga byihorera nabwirwa n'iki kutazamvamo cyangwa utazanyihinduka okay it's fine Chérie quoi bien kare Chérie Baby Chérie Chérie menyere kunkuramo imyenda Chérie menyere kunkuramo imyenda please Tebo ngira ishyano riguye mu rugo rwa kamarade ahuye n'ibibazo kabisa kamarade ahuye n'uruva gusenya ibintu ntago yari yabyiteguye nta nubwo byari biri ibintu biteguye kabisa kubona kamarade yasanga Debora mu buriri bwe biriya ni ibintu ni nko guhura mbese ni nko guhura n'umudayimoni mu nzira kabisa bitewe n'ukuntu bari inshuti amuzi mu rugo bisanzwe ukuntu bari inshuti so mwibutsa gukanda subscribe niba ari bwo ugeze hano bwa mbere ikindi ugiye hasi muri comment wandikemo igitekerezo cyawe uko ubyumva yasigaye dukomeze twirebe filime urwibanga filime iri kubica bigacika mu Rwanda ndetse no mu Burundi aho waba uherereye hose nizere ko iyi filime yakunejeje kandi ngira ngo twese turimo turabibona filime igeze aharyoshye so mwabonye ko rero Debora rwose yamaze kuba yafata umuntu yitwa Grace amuhindura ubusa aramuzingazinga we na Emile abashyira hasi aramubwira ati genda kugira ngo ngiye ntazagira amakuru yanyu nsohora hanze genda ufate urupapuro wandikeho ngo ngewe runaka ibi bintu sinzabirengaho wandika amasezerano urangiza uyanzanire kandi ngiye sindi businye niho uri buyampereze asigaye ugasinya urumva ko rero aho ngaho yamaze kubafata ku gakano yamubwiye ati ngewe uzajya ugenda ugomba kumereza urufunguzo rwanga mu cyumba cyawe sigaye ngiye nkajya nza kuryama wowe ukajya gushaka iyo uryama warara na Emile warara hanze ibyo n'ibindeba asigaye ngiwe nkarana n'umugabo wawe Grace yabyemeye atazuyaje ariko n'agahinda kenshi n'umubabaro bitewe nuko nta kindi kintu yari gukora so twakwibaza ngo none ahangaha nibyo Grace yabyubahirije ariko se koko bura kamarade nawe ari bubyemere ese kamarade bari bumujishe gute baramubwira ko ibintu byagenze gute nawe reba kuza kuryama zirasaha muzi ko ajya atahatinze kubera akazi noneho yataha zirasaha agasanga Debora niwe uryamye mu buriri bwe ubwo wakwibaza ngo bari buze kumusobanurira ibiki ku buryo ari buze kubyumva urumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyane yaba hagati ya kamarade na Debora ndetse kamarade na Grace urumva ni ibintu bidasobanutse kandi Grace arimo arasabwa gucisha make ntavuge ati biragenda gutya ntagire ikintu avuga na kimwe agaceceka akabikira ibanga Debora kuko yamaze kubona ko Debora nyine ashaka umugabo we kamarade ariko nta kintu yemereye kongera kuza gukora none turi kwibaza ngo ese kamarade ari bubyemere
nakubwiye ngo ujye hasi muri komenti ushyiremo igitekerezo cyawe, wowe urabyumva gute nk'umuntu warebye iyi filime ukaba uyigejeje ahangaha? Ese urabyumva, urumva biri bugende gute? Urumva ikintu kiri bukurikireho ni iki ku bijyanye n'amatsiko twese twagize? Kandi ukande subscribe niba ari bwo ugeze hano bwa mbere, ukore kuri like ubundi na sharing. So turibaza, ngira ngo mwabonye ko Emile yafashe icyuma akavuga ati ngiye kwica Deborah, cyangwa se mukati ururimi nk'uko nabikoreye Mutoni, kuko asigaye arengera. Niba asigaye aziranye, asigaye avugisha grand frere, ako kaba ari agasuzuguro, ni ugushaka gusenya urugo. Rero ngiye kubikora, arahatiriza cyane. Ariko Grace mwabonye ko yambwiye ati njye sindi kumwe nawe, nifite ibibazo byanjye, ubu ngubu ibyo ntibindeba, nubikora uzabikore, nutabikora uzabyihorere. Nyine mwumvise ko yambwiye ati ibyo birakureba, ntabwo ubu ngubu bikindeba. Mbese yamwitaruyeho, arani nko kumwitarura akambwira ati ibyo bintu noneho uzabyifashe, sinyikeneye gukora ibyaha. None ubu Emile nawe kubera iyo mpamvu, kuko Emile nawe mwabonye ko ari umuntu umeze nk'umuntu ufatirwa imyanzuro na Grace, umuntu nawe yahise abyihorera. Nyine aravuga ati ubwo nyine nta kundi, nimbikora ubwo ntabikora. Ariko mumurebuka ko yahise abireka. None turibaza tutese arakomeza kubiceceka, arakomeza kubyihorera? Ariko nanone bari abantu nyine murabizi ko nta banyabyaha, haba Grace ndetse na Emile bo ni abanyabyaha kandi ruharwa. Ni abantu tuya twifuza ko bafungwa bakishyuzwa ibyo bakoze. Mutoni akaba yarenganurwa, Mutoni agahorerwa. Ni ibintu twese twifuza, ariko bitewe n'ukuntu Grace na Kamarade mbese ari abantu bari close cyane, kubera ko ibintu byose Grace avuze Kamarade ahita abyemera, nta kintu ajya ahakana. Niwe watumye rero ngo abapolisi bagenda, aramubwira ati ngewe nsigaye ngira ikibazo iyo mbonye abapolisi ndabatinya, none n'umwana ashobora kuzavuka afite ikibazo, rero uzababwire bari abantu ntibazagaruke. Murumva ko niwe wabirukanye, abirukana bibwiwe n'umugore. So rero murumva ko bo wenda gufungwa byashoboka ko byaba bitagishobotse. Na Deborah twari tuzi ko ashobora kuba yajya kubivuga akabarega. Niwe murabona ibintu ari kwishakira, kuva na kera yabaga yishakira Kamarade, none birangiye agiye kurana nawe mu buriri yirukanyemo Grace. Murumva rero ko hano biragoye kandi nta nubwo bisobanutse. Twese dufite amatsiko, ahantu byarangiriye rwose biduteye amatsiko. None ubwo Emile niba ari bukomeze kubiceceka akabyihorera, gusa we nta n'ikindi kintu afite kuba yavuga. Ahubwo umuntu witwa Mutoni ashobora kuba ari we uzajya kubarega, bitewe n'uko nawe ababibona byose nta kintu atazi. Ahubwo icyo atazi wenda ni ukuvuga, ariko ashobora kubyandika nk'uko yari yandikiye Kamarade ibintu ntabyiteho. N'ubundi ashobora kwandika akabijyana kuri polisi cyangwa se kuri RIB, ubundi bari abantu bakaba bafatwa. So nicyo rero nicyo cyari gikwiye. Twese dukeneye iki? Ubutabera. Ijye hasi nawe muri comment uvuga ati nanjye nkeneye iki ngiki, kurikije uko wabibonye naho filime igeze. Ufite uburenganzira bwo kuba wakandika igitekerezo ukavuga ati njye ndumva byagenda gutya. Naye mbese nk'umuntu ufite experience ukavuga ati nkurikije experience nakuye mu ibi bintu cyangwa se ikintu byanyigishije, njye hari ahantu bageze, ndi nka Deborah nakora iki, ndi nka Grace nakora iki, ndi nka Emile, Kamarade. Kuko abantu benshi bari no kubona ko Grace yatangiye kurengera. Grace buriya bintu yatangiye gukora kabisa. Twe tumuzi nk'umuntu witonda, utuje, umuntu uri aho nyine utagira amabi, umuntu mbese nyine umuntu ufite ubumuntu mu busanzwe, ku buryo atarakwiye gukora biriya bintu. None nawe murabona yamaze guhinduka. Ese rwa rugo rurasigara ari inde muntu ufitemo imico mizima n'imyitwarire myiza? Ko tubona ari ntawe. Kamarade nawe murabona ko ibyo byamaze kutuyobera, bitewe n'uko ntajya ashobora gufata ukuri ngo wenda ngo verifiye, ntajya ashobora gufata amakuru bamuhaye ngo agire ikintu yakoraho. We ameze nk'aho ataba muri rwa rugo, kandi ibintu byose niwe biri ku mutwe, niwe bizagarukira. Murumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyane kuri Kamarade. Akwiye kubihindura cyangwa se bikamukoraho. Nkwibutsa gukanda rero subscribe, ujya muri comment hasi ugashyiramo igitekerezo cyawe uko ubyumva. Ese iyi filime we urabona iri kugana hehe? Aho igeze urabona bimeze gute? Ni iki wakuyemo? Ni iki wungutsemo?
kuko ibintu tuba tugomba kubireba ariko tukagira n'ikintu twungukamo, ntabwo ari ukubireba gutyo gusa, tuba tugomba kubireba tukavuga ati izi nyigisho nkuyemo nizi, binyigishije kubana n'abantu muri ubu buryo, kuko kubaho wenyine ntabwo bijya bikunda, biba bidusaba kuba muri sosiyete kugira ngo ugire icyo ugeraho, ugire ubumenyi ufata, ugire icyo utekereza, bidusaba kuba muri sosiyete. Rero hari ibintu uba ugomba kugenda ukigira muri la filime, ukavuga ati iyi filime nayikuyemo ibi bintu runaka, ibintu narabyize biramfasha, nanabibwira n'undi muntu, natwe wadusangiza ukajya hasi muri komenti ukabyandika. Ibyo ngibyo nibyo bikwiye ku muntu wese uri kureba ino filime. Ikindi kandi ugakanda subscribe niba ari bwo wagera ahangaha, ukajya hasi muri komenti ugashyiramo icyo gitekerezo cyawe, ukanda like, ukanasharinga, ubundi dukomeza ku zindi episode za filime nziza cyane Urw'ibanga.